Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel ibyemezo by'inama y'abaminisitiri buri munyarwanda wese agomba kumenya. Gusa icyo nakubwira ni uko dukwiye gusabira abarimu kubera ko ibyabo biri mu mazi abira. Bishoboke ko imishahara yabo ishobora kuba igiye kugabanywa kubera ibyiciro bagiye barimo. Tugiye kubyinjiramo gake gakeya urebe ngo iyi nama y'abaminisitiri yabaye yavugaga ku biki, ni abahe barimu bagiye kugabanyirizwa imishahara, ni ibihe byangombwa batujuje ku buryo baba bigisha ngo bameze nk'abandi barimu buzuye, cyane ko ngo aba barimu bose bagiye kugabanyirizwa imishahara bategetswe kuba basubira kwiga kaminuza amasomo batujuje cyangwa se batatsinze igihe bakoraga ikizamini cya leta. Akaba ari byo abaminisitiri bashinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda bemeje kugira ngo babashe kuba bakongera cyangwa se bazamura uburezi buhamye ndetse n'abarimu bashoboye, kubera ko ngo hari abarimu baba bigisha mu mashuri yisumbuye ndetse n'amapirimeri ariko imivugire yabo y'ururimi idahwitse. Reka nkubwire ngo rero ngo ikaze turebere hamwe ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri, uburyo abarimu bagiye kugabanyirizwa imishahara bamwe na bamwe bagasubira kwiga kaminuza igitaraganya, yaba yarariyize cyangwa atarayiga. Uwayize azasubiraho yige aya masomo akurikira ngiye kukubwira, ndetse n'utarayize nawe niba ataratsinze isomo risabwa kuba yaratsinze nawe ahita asubira kwiga igitaraganya. Nk'uko nabikubwiye rero uri kuri Rwanda Room TV, njye ndi Isa, tubana buri munsi mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse reka dushimire mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Kuko nabikubwiye abarimu benshi imishahara yabo iri mu kangaratete. Hari amasomo menshi abarimu batatsinze mu gihe bakoraga ikizami cyo kwinjira mu kazi ariko bagahabwa akazi. Iyi nama ndetse n'ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye bashinzwe uburezi bavuze ko umwarimu wese utaratsinze aya masomo akurikira igihe ari gukora ikizami cy'akazi atagomba kuzakomeza guhembwa umushahara ungana n'uwo yahembwaga, ahubwo ugiye kugabanywa ngo kubera ko ni umwarimu uri kwigisha ariko atakabaye ari kwigisha, kubera ko ngo iri somo niryo nkingi ya mwamba nk'umwarimu wigisha wese yakagombye kuba azi, ku buryo isaha n'isaha mu gihe yigisha nyine aba azi amagambo ashobora kuba yakoresha. Iryo somo rero rya mbere ni isomo ry'icyongereza. Umwarimu wakoze ikizamini wese ari kwaka akazi igihe yakoraga ikizamini nyine cyo gusaba akazi, isomo ry'icyongereza ntabonemo amanota y'ifatizo bari basabye, uwo nguwo rwose umushahara wiwe uri mu kangaratete, kubera ko bagiye kuwugabanya ngo bavuga ko amafaranga ari guhembwa ngo ntabwo ariyo yakabaye ari guhembwa, ahubwo yakabaye afite ubundi buryo umushahara wiwe utanganamo n'uw'abandi bose cyangwa se abandi barimu. Nk'uko nabikubwiye ikindi kintu kizakorwa, abo bose batatsinze isomo ry'icyongereza bagomba kuzahita basubira kwiga kaminuza igitaraganya, ndetse bakazajya baza kwigisha nabo bari kwiga kaminuza. Ubwo urumva ko azaba ari kwigisha ariko nawe ari kwiga. Ibyo ngibyo rero ryari ryo somo rya mbere. Irindi somo rihari ni isomo mu bantu bize indimi, ni umuntu wagiye gusaba akazi agakora isomo ry'ikinyarwanda akaritsindwa ariko ugasanga andi masomo yose yatsinze agahabwa akazi. Mu gihe watsinzwe isomo ry'ikinyarwanda warize indimi, aho ngaho ho umushahara wawe uzagabanuka ku buryo buteye ubwoba, bigendeye ko ni ururimi uvuga kandi ni igihugu cyawe wavukiyemo. Rero bibaza impamvu utakabaye uzi ikinyarwanda kandi warakize warakigishijwe n'umunyarwanda, ikindi kandi akaba ari narwo rurimi uvuga kuva ukiri mutoya. Ibi ngibi nabyo akaba ari ikindi kibazo cyagaragaye ndetse leta y'u Rwanda ishaka kuba yakemura, bitewe n'uko ngo batifuza kuba baguma kurererwa n'abarimu ngo nabo batazi ururimi by'umwihariko. Aba ngaba nabo rero bize ikinyarwanda bagomba gusubira muri kaminuza mu gihe wize indimi ariko wajya gukora ikizamini cy'akazi ugasanga ikinyarwanda cyagukubise hasi, bavuga ko nabo imishahara yabo igabanywa. Ikindi kandi bagasubira kwiga kaminuza kugira ngo bazajye bagaruka bafite
ubumenyi. Ikintu rero giteye ubwoba muri ibyo byose ntabwo ari uko bagiye gusubira kwiga kaminuza ndetse n'imishahara yabo igiye kuba yagabanywa, igiteye ubwoba ni ukuba uzajya uza ugakora ikizamini watsindwa, nk'uko wabyumvise ugakora ikizamini watsindwa rimwe ugahita yuko wirukanwa ku kazi, ubwo ngubwo nyine ukazakora ibindi bizami ubutaha usaba akazi watsinda wenda akaba ariho ugomba kugaruka mu kazi. Ikibazo rero gihari ni kimwe, abarimu benshi buriya baba bari mu kazi ntabwo ururimi rw'icyongereza nabo baba barwumva neza nk'uko bikwiye, kubera ko abenshi baba barakize muri segisiyo bamera nk'abinyuraho, by'umwihariko nk'abiga amasayansi ndetse n'andi masomo menshi agiye atandukanye. Ushobora no gusanga na benshi baba barize izo ndimi, ururimi rw'icyongereza bataba barwumva neza, rimwe na rimwe hari igihe umubaza ikintu ukumva nawe wagira ngo ntabwo yigeze yiga. Reka ngushimire tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Issa uri kuri Rwanda Room TV, niba wumva ikinyarwanda ukaba uri umunyarwanda kanda subscribe.